Nishimye Paradine imfura ndi founder na creative director muri Wood Habitat natangiye muri 2015 ndi umunyarwandakazi mfite imyaka 29 natangiye Wood Habitat kubera yuko nari ngiye kubyara muri 2015 nkeneye berceau y'umwana nkavuga nti ntabwo nshaka kuzayivana hanze nshakisha ahantu nyigura ndahabura noneho ndenda mu gakiriro ka Gisozi nshaka umufundi turayikorana ndamushushanyiriza nkamwerekera etu hanyuma amaze kubona ibintu twakoranye atansaba ngo tujye dukorana buri gihe tujye dukorana nkomeze mu guide etu epi abashuti na famille babona ibintu nakoze mu cyumba cy'umwana wanjye bakansaba buri gihe wadufashije ubwo icyo gihe narigaga mfite nakandi kazi hanyuma ubwo nkajya mbikorera kubikunda gusa atari business epi ngiye kumva numva umuntu arahamagaye arambwira ndi umu architect wa hotel ya 5 star twabonye ibintu wafashije umushuti wawe gukora none ntagira ngo dufashe natwara ibitanda dushaka gukora yari hotel y'Akagera navuga okay sawa mpamagara babantu dukorana bababaje ndababwira ibyo bintu twabishobora barambwira ati turabishobora cyane rwose ubwo dutangira rero noneho gukorana badusaba ko nyine tubafasha ibyumba byose twabikorera ibitanda nuko rero twatangiye naho twaboneye contrat yacu n'umukiriya wacu wa mbere umukiriya umwe agenda aduhundi guhera muri 2015 impamvu natangiye kubifata nka business nagize chance ndibuka ko nkitangira nkiri gukora kuri iyo contrat nabonye iyo hotel ntaramenya neza niba nzabikomeza cyangwa nzabireka ko nakazi kari kagoranye cyane nta mashini nimwe mfite ubwo mfite uwo maje umwe dukorana tugashaka abakozi gutyo ku ruhande kuko nakazi kari kagoranye cyane kandi nari ndi umubyeyi kandi ndi muto nari imyaka 21 ikintu ngiye gukora ndashaka umuntu mfasha hamura n'abantu bitwa BPN ni organisation ifasha abantrepreneurs ndibuka ko umuntu witwa Alice Murikinka wo muri BPN ikibazo yambajije cyambere tugihura yarambajije ngo is this a business or a hobby icyo kibazo nicyo cyampaye gutekereza no gutandukanya niba bino bintu nzakomeza kubikora niba nzakomeza gukora kano kazi cyangwa nzakomeza Wood Habitat kubera gusa ko mbikunda n'abantu bakunda ibyo mbafasha gukora cyangwa se niba koko nzabifata nk'akazi kari professionnel ubwo nuko natangiye kwiga niga icyo bisaba kuba umwirwemeza mirimo niga icyo bisaba gukora akazi kawe kanje neza nibaza ko nta nubwo c'était byarihuse cyane umuntu wese wabonaga ikintu twakoze yazaga kudusaba ko tumufasha gukora ibindi donc navuga ngo ikizere nuko abantu babonaga yuko kuko naravuze nti niba nari mfite akazi nkaba noneho nkaritse nkatangiye gukora kano kazi nkatangiye gukorera Wood Habitat full time ndabifata au sérieux ndavuga ndacyari mutoya ibintu byose icyo nshaka gukora ni iki ningira career yanjye ngomba kwigirayo kandi nyabyo biri sérieux n'icyo rero cyatumye mvuga nti ngiye kubikora 100% mbikore neza kandi umuntu wese utangiye akazi ahura n'ibibazo bitandukanye ngewe ibyo nahuye nabyo non seulement yuko nari nkiri mutoya non seulement yuko nari mfite umwana w'uruhinja non seulement yuko nari umugore non seulement ko ndi umugore ugomba gutaha kanajera urugo rwe ikindi udafite experience nano muri business muri furniture making ibyo bintu byose byansabaga kubyiga kandi kubyigira icyarimwe unabyita ko uko Wood Habitat twatangire muri 2015 ari umukozi umwe nanjye ubu ngubu twatugeze ku bakozi 58 twese hamwe bari full time kandi dufite showroom yacu na atelier yacu imasoro nukubera yuko abakiriya bacu bahora bakura ubu ngubu tugeze ku rwego du serving abantu abakiriya hagati ya 60 ku kwezi hagati ya 40 na 60 ku kwezi muri one and only
hari ibyo twakoreye bikeya Singita Hotel, hari ibyo dukorera amabiro nk'aya GIZ no mu ngo z'abantu. Ntago ubu noneho dusigaye twarageze ku rwego, hari abakiriya runaka burya tubwira ati nagiye ku mushuti wanyu mbonayo Wood Habitat, nagiye ahangaha mbona Wood Habitat. Dugitangira guhera muri 2016 nabyita abakiriya benshi bazanaga bavugaga ibyo bashaka gukoresha tukabikora, donc yari customized. Dutangira kugenda tudevelopa uburyo tugira produit tumetriza cyane, tukanazikaya procedure za control ya qualité kugira ngo tuzikore neza cyane zuzuye ubwiza kandi dushobora no kuzishyira ku giciro cyiza. Aho rero niho twahise dukaya range ya Wood Habitat. Dufite Wood Habitat range, products zose mubona ahangaha zose ni za Wood Habitat product range. Kandi ikindi ntago abantu batugurira kwa ko dukora intebe n'ameza rwose, nta nubwo ari nayo mpamvu turi muri kano kazi. Abantu batugurira kubera yuko twemera yuko ubuzima tubamo twese nk'abantu, nta muntu n'umwe udafite uburenganzira bwo kubaho ubuzima bumushimishije nyakumushimisha. Nta muntu n'umwe udafite uburenganzira bwo kubaho ubuzima avuga ati wow, ubu buzima buraryoshye. Ubuzima nubwo ari ubuzima umuntu ahura n'ibintu byinshi bitandukanye, habaho ingorane, habaho ibyago, habaho iki, ariko twemera yuko umuntu ahantu aba, biro akoreramo, urugo atahamo, agomba gutaha yagera mu rugo akavuga ati nje kuruhuka. Yagera mu rugo akavuga ati ndanyuzwe, ndishimye, agasangira na famiye, agakadlinga abana be mu ntebe. Niyo mpamvu nuko abantu batugurira nuko babibona ko ntago niyo par exemple turi gukora na sofa, ntago tuyikora gusa kugira ngo izabe intebe abantu bazicaraho. Ngewe mba nshaka intebe, tujya tukora izo test, abantu bakaryama mu ntebe bakareba ko bayikwirwamo ari batatu, tuvuga umugabo n'umugore n'umwana, cyangwa se tukareba ko umuntu tukabaza n'abakiriya kenshi ati se iyo uvuye ku kazi ni he ukunda kwicara, uhakundira iki? Donc icyo kintu kiduha buri gihe amanota menshi cyane, kigatuma n'abakiriya bahora bumva yuko icyo twebwe Wood Habitat ihari kugira ngo ubuzima bwacu bwa buri munsi bube bwiza kurushaho. Niyo mpamvu duhari. Imbaho nyinshi ubu ngubu turi gukoresha nk'izi zose ni imbaho zo mu Rwanda. Ni nacyo kintu kinshimisha cyane, ni ko dutangiye kugera ku rwego dukoresha imbaho nyinshi zo mu Rwanda. Yego dufitemo imbaho nkeya dukura Tanzania kubera ko hari abafournisseurs bafite qualité iri ku rwego dushaka, n'ibitambaro turacyari ku rwego rwo kubivana hanze. Energy dufite twese nka team y'abantu 58 bose baba jeune, bose b'abanyarwanda, abakobwa n'abahungu bakunda ibyo bakora, batabikorera amaramuko, dukunda ibyo dukora kuko yego biduha n'amaramuko kuko birashimisha kugira gukunda ibyo ukora ukabona hari n'icyo bitumariye twese hamwe. Ariko net worth ya Wood Habitat ntayo nzi mu mibare, ariko fata abantu 58 bisobanukiwe bakunda ibyo bakora kandi bashaka kubikora ku rwego rwa Afrika. Nishimira cyane cyane team yacu. Ego abantu dukorana nibo navuga ngo nicyo kintu cya mbere kinshimisha ahangaha, ko dukora akazi kagoranye cyane, dukora akazi gasaba gutekereza, gukora turi serieux cyane, ariko also twese turi abantu bakunda kubaho kandi bakunda kubaho neza. Ngewe ikintu cya mbere nkunda kubwira abagore nuko abagore bafite uburenganzira bwo guhitamo ikibabereye. Niba umuntu yumva ko ashaka kuba agiye gutangira business cyangwa se akaba ari mu rugo ari kurera abana biwe, ngewe ibyo bintu byose ndabyubaha kandi ndabikunda. Ariko hari umuntu uvuga ati ndashaka gutangira business ariko nabuze aho mpera, ni aho ngaho ndakubwira ati tangira, ko nta muntu umutangira zawari. Ni ugutangira uko abonye kose ariko akayoborwa na principe, kubera ko ubumenyi duhora tubushakisha buri gihe. Ubumenyi ni ikintu gihora kivomwa. Nanjye ubwanjye ndacyari kwiga kuko urwego ndiho ubu ntabwo ari rwo nshaka kugumaho. Urwego nshaka kujyaho rufite ibindi bintu byose ntafite ngomba kwiga. N'abantu bose dukorana nuko bameze, ariko ikintu cyonyine gigumana umuntu kandi cyagumanye nanjye guhera nkitangira niyo determination yo kuvuga ngo ikintu cyose nkora ngomba kuba excellent, ngomba kugikora ku rwego rufatika. Nkaba business registered, ikora akazi kemewe n'amategeko, ikora akazi neza, ishimisha abakiriya bayo, ishaka gukura ku rwego rwa Afrika no ku rwego rw'isi, kandi igakora ibintu byose mu murongo. Iya mbere ni ukubera yuko turi igihugu kidafite icyambu,
kandi ibikoresho byinshi tubizana tubikuye hanze. Donc iyo niyo mpamvu ya mbere. Ikindi mpamvu ya kabiri nuko ku isi hose ibintu bikozwe n'intoki biri kuzamura agaciro cyane. Biri kuzamura agaciro. Kwa abantu bose ku isi nibyo bashaka kandi biri gukoresha intoki bifata igihe kirekire, amakosa ariyongera kugira ngo rero ushobore gukora nk'amaproduit nk'aya uyakoresheje intoki, igihe bifata na investissement ni kinini cyane. Turashaka kuba hafi y'Abanyarwanda bose, turashaka kuba hafi, twereka kuguma muri Kigali gusa. Azasanga Wood Habitat iri muri East Africa, muri buri mujyi mugari muri East Africa n'ibindi byinshi byiza.